Rwanda, Radio Rwanda ndetse na radio z'abaturage ziri hirya no hino mu gihugu. Mwese tubahaye ikaze mu kiganiro dusangire ijambo. Kiganiro dusangire ijambo muri aka kanya tugiye kugaruka ku byagezweho n'umushinga wo kurwanya ibiza mu gace k'ibirunga, kwagura parike no kongera ubudahangarwa ku mihindagurikire y'ikirere, cyangwa ku mushinga uzwi nka VCRP. Ibyo turuze kugarukaho. Umushinga rero VCRP wagiyeho mu mwaka wa 2023 ushyirwaho ku bufatanye bwa leta y'u Rwanda ndetse na banki y'isi, hagamijwe kubungabunga igabanuka ry'urusobe rw'ibinyabuzima no kurinda gusatira parike y'ibirunga. Turaza kureba rero mu by'ukuri mu buryo burambuye impamvu uyu mushinga wagiyeho, ibyo umaze kugera cyangwa se bimaze kugerwaho n'uyu mushinga muri iki gihe cy'imyaka hafi 2 ugiyeho. Kugira ngo rero turusheho gusobanukirwa n'iyi ngingo tumaze kubabwira, turi kumwe na Bwana Uwimana Bazil, akaba ari umukozi wa Minisiteri y'Ibidukikije ushinzwe itumanaho n'ubukangurambaga. Tubaye ikaze. Murakoze cyane Vincent. Turi kumwe na Bwana Bisangwa Innocent, akaba ari umuhuzabikorwa wa VCRP, akaba n'umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutungo kamere w'amazi, Rwanda Water Board. Murakoze Vincent. Ngira ngo tudatinze nagira ngo turebe mpere kuri Bazil. Turimo turavuga uyu mushinga wa VCRP, ngira ngo abanyarwanda benshi bashobora kuba ari ubwa mbere babyumvise cyangwa se bumvishe uyu mushinga. Ubundi ni umushinga ki wagiyeho, kuzihe mpamvu, nubwo hari ibyo tuvuzeho mu gutangira iki kiganiro, ariko mu buryo burambuye umushinga hari ikihe kibazo mu by'ukuri uyu mushinga ujya kujyaho? Urakoze cyane. Wenda mbere yuko tunagaragaza ikibazo wari ubikomojeho, vuga igice cy'ibirunga, vuga n'umuhora wa VUNGA, na agace ubwako gafite umwihariko. Turavuga icyo gice, ariko tuvuze nk'uturere abantu bahita bumva icyo utwo turere dusobanuye ku buzima bw'abanyarwanda. Ni umushinga ubundi mu by'ukuri uzakorera cyangwa se ukorera mu turere 8, nubwo ku ikubitiro ukorera mu turere 6. Ni uturere twa Burera, Nyabihu, Rubavu, Gakenke, Musanze, Ngororero, Muhanga ndetse na Rutsiro. Ariko akarere ka Muhanga ndetse n'aka Gakenke mu turere umushinga uzageramo mu myaka yindi iri imbere. Ariko iyo urebye utu turere ubwatwo, icyambere ni ahantu hazwiho ibintu navuga ngo bibiri. Ni agace karimo ubukungu bw'igihugu, abenshi bajya babona ikigega cy'igihugu ku bijyanye n'ubuhinzi. Ariko kandi uturere tumwe na none tukaba ari uturere tuzwiho ubukerarugendo. Ndetse wakomoje kuri parike y'ibirunga. Ni parike ifite umwihariko wo kuba icumbikiye inyamaswa zitanaboneka henshi ku isi. Yego. Iyo tuvuze ingagi, buri munyarwanda wese ahita yumva impamvu y'aho hantu. Icyambere ni agace gafite ubukungu cyangwa se kabumbatiye ubukungu bw'igihugu. Ariko kuba utwo turere natwo dufite ubwo bukungu turanatuwe. Ariko iyo urebye mu mateka yatwo, urebye nk'utu turere 8 dutuwe n'abaturage barenga 2,300,000, ariko imiturire yabo ni imiturire y'ubucucike. Ibyo rero nabyo biteza izindi ngaruka, kubera ko kubungabunga ubutaka ntabwo ari ibintu byagenze neza muri iyi myaka yashize. Bituma rero mu gihe kibiza byagiye byiyongera ko imihindagurikire y'ibihe, ari uturere duhura n'ibibazo. Bivuze ngo ni agace gahura n'ibibazo. Kugira ngo abantu banabyumve mu buryo bworoshye, abakurikira amakuru murabizi, nko mu tariki ya 2 n'iya 3 mu 2023, ni itariki y'abanyarwanda batazibagirwa, itariki mbi cyane, aho imvura yaguye muri aya majoro 2, cyane cyane muri turiya duce tw'amajyaruguru n'uburengerazuba, yateje ibiza. Abantu barenga 130 barapfa, ibikorwa remezo birangirika, ariko byose bigaturuka kuri bya navuze. Uturere dufite imisozi ihanamye, ubucucike, hakiyongeraho rero n'uko ubutaka butari bwarabungabunzwe. Nyuma rero y'icyo gihe nibwo leta y'u Rwanda, ko bivuze ku bufatanye na banki y'isi, hatekerejwe umushinga uza mu by'ukuri uje kubaka ubudahangarwa, kubakira ubudahangarwa abaturage batuye muri utwo duce, ariko no kubaka ubudahangarwa bw'ibyo bice wumva byari bigeramiwe cyane n'ibiza.
uza rero umushinga unyuze muri Minisiteri y'Ibidukikije ariko ku bufatanye n'izindi nzego za leta, ubwo ndavuga nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije REMA. Iyo tuvuze kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, ubwo REMA bari hafi aho ngaho, ni hafi aho. Hakaba ikigo cy'igihugu gishinzwe umutungo kamere w'amazi. Iyo tuvuze gusana ubutaka no kubungabunga ibyogogo, ngira ngo Innocent araza kubidusobanurira neza cyane. Ariko hakaba n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB, mu gihe tuzanyemo ibirebana n'ubukerarugendo nk'urwego rushinzwe ubukerarugendo, ariko tutibagiwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere cyangwa se meteo, mu gihe tuza kureba ko uyu mushinga ushyize imbere cyane cyane kurwanya imyuzure, ariko bihereye mu kuburira abaturage, mu guha amakuru abaturage uko ikirere kimeze, uko kizamera mu minsi iri imbere n'ibyo bakwiye kwirinda. Muri rusange rero umushinga nuko waje ukaba waratangiye mu turere 6, ariko ukaba uzakomeza no muri utwo ngutwo 2, ndetse navuga ko ibikorwa ubu ngubu birahari, birarimbanije, ndetse n'abaturage wenda badukurikiye baraho ibikorwa biri, ibyo tuvuga barabyumva. Mu gihe kingana iki umushinga w'imyaka ingahe? Ni umushinga w'imyaka 5, umushinga uteganyijwe kurangira mu mwaka wa 2028, ariko urumva umushinga hari uburyo ubuteye mu itangiriro yawo. Hari igihe abantu batabibona kubera ko icyagiye cy'inyigo, icyagiye cy'amasoko manini, icyagiye ibikorwa biba bitaragera hahandi bizakorerwa. Niyo mpamvu ubu nyine navuga ngo igihe umushinga ugezemo ni igihe cy'ibikorwa bigaragarira amaso. Bazireka mbe nkuretseho gato njye kuri bwana Innocent. Bigaragara ko uyu mushinga ufite ibice 4 by'ingenzi biwugize. Nagira ngo bitunyuriremo, ariko noneho unadusobanure mu buryo bwumvikana ibice bigize uyu mushinga n'impamvu yabyo. Arakoze. Nk'uko mubivuze, umushinga ni umushinga munini. Kurebye ibyo tugomba gushora, hafi ntangiriye wenda ku mubare w'amafaranga agomba gushyirwa mu mushinga, ni hafi miliyoni 500 z'amadolari. Urumva ko ari umushinga munini cyane. Nk'uko yanabivuze, ni umushinga uzakorera mu turere 8. So ibice bikoze umushinga ni ibice binini 4. Igice cya mbere ni nko guhangana n'imyuzure n'inkangu biterwa n'amazi aturuka mu birunga n'imisozi miremire iri mu muhoro wa VUNGA. Aho akenshi tuba dukora ibikorwa remezo byo guhangana n'iyo myuzure, ibiza byose bishobora guturuka ku mazi aturuka mu birunga n'aya misozi miremire yo muri VUNGA. Ariko nanone aho muri icyo gice cya mbere habamo no kuburira abaturage. Hariho za system dushyiraho zo kuburira abaturage mbere yuko ibiza biva. So hariho za sitasiyo zishyirwaho kugira ngo zitwereke ubwinshi bw'amazi, ingano y'amazi, kugira ngo tubashe no gutegura abaturage. Habamo no kubigisha no kubategura. Igice cya kabiri ni igice cyo kubungabunga ibyogogo. Akenshi hano tuba dukora ibikorwa bitandukanye ku butaka, kurwanya isuri, gutera amashyamba, gusubiranya amashyamba, n'ibindi bikorwa byo kugira ngo tuzamure umusaruro w'aka gace turimo kuvuga. Igice cya gatatu ni igice Baziliye yavuzeho, kwagura parike. Parike bizakorwa n'ikigo cy'igihugu cya RDB. Noneho igice cya nyuma ni igice kireba umushinga, gukurikirana umushinga no gushyira umushinga mu bikorwa. Okay. Abantu benshi iyo muvuze ngo ni ukubaka ubudahangarwa k'uyu mushinga, kubaka ubudahangarwa mu baturage, abantu bakumva iki cyangwa se bisobanuye iki, kugira ngo mu buryo burambuye burumva ni kubaka ubudahangarwa mukomeza guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere? Urakoze. Kubaka ubudahangarwa ntabwo twubaka ubudahangarwa bw'abaturiye gusa, ahubwo twubaka ubudahangarwa bw'ako gace n'ibindi byose biri muri ako gace. Ubwo turavuga nk'ibikorwa remezo, amashuri, ibitaro, imihanda. So ibikorwa kenshi hano nk'uko hubakwa ibikorwa remezo byo gufata amazi kugira ngo tubashe kuyabura mu migezi, ya mazi twavuga ava mu birunga cyangwa ya misozi miremire ya VUNGA. Ariko nanone harimo n'imikoreshereze y'ubutaka. Akenshi aho dukorana n'abaturage aricyo twita igenamigambi rishingiye ku mudugudu, aho abaturage bagira uruhare runini rwo kugira ngo batange ibibazo cyangwa
ibishobora kuba bituma habaho iyo myuzure ariko bagire n'uruhare rwo gutanga ibisubizo. Aho akenshi iyo genamigambi iriduha uburyo dushobora gukora imikoreshereze y'ubutaka neza mu midugudu tuba twakoreyemo. Nanone habamo no guhugura abaturage muri ibyo bikorwa tugenda dukora bitandukanye. Mbere ko ngurekura hagiye havugwa amazi aturuka mu birunga akangiza ibintu byinshi yewe agatwara n'ubuzima bw'abantu. Iki kibazo cyararangiye? Ntago navuga ko cyarangiye ariko intego y'umushinga nk'uko mwabivuze ni ukubaka ubudahangarwa bw'ahaturiye n'ibyo bice. Ubu umushinga umaze hafi umwaka utangiye, twatangiye muri 2024. So hari inyigo zatangiye gukorwa kugira ngo zitugaragarize mu bya bibazo twabonye ni ibihe bikorwa remezo tugomba gukora kugira ngo bidufashe gufata amazi. Nanone mu gice cyo kubungabunga ibyogogo hari bimaze gukorwa. Tumaze gukora hafi hectare zigera ku 2,000 zirimo amaterasi yikora, amaterasi y'indinganire, ibiti bivangwa n'imyaka. Nanone twaje dufasha abaturage nk'uko tubivuga amazi aturuka mu birunga ariko hari n'amazi none aturuka ku mazu. So hari ubundi bufasha twaje duha abaturage bwo guha ibigega byo gufata amazi kugira ngo tugabanye bwa bwinshi bw'amazi bushobora kuba buturuka ku mazi. Birimo n'ibyo bijyanye no gutuza abantu neza, kubatuza ahantu nyine habugenewe hashobora guhangana kuko hari inzu zubakwa bagacukura byabyo bifata amazi ahantu mu midugudu, cyane cyane ayo mazi yajyaga agenda atemba ku misozi uko yishakiye akaba yakwangiriza n'abandi bantu. Harimo no kuzabatuza muri ibyo twakwita smart green village kugira ngo abantu bature hamwe babone n'uburyo bwo gufata ayo mazi, ariko nanone no kububakira ubudahangarwa. Ntago guhagarika gusa gukora ibikorwa remezo, ariko hazakorwa n'imishinga mito yo kubafasha kugira ngo babashe kubona amafaranga yo kwitunga, batasubira inyuma kujya kwangiza bya bikorwa remezo biba byubatswe. Akenshi hano tuba tuvuga ya parike tuzagura, ariko n'ibindi bikorwa remezo bishingiye ku mikoreshereze y'ubutaka. Bwana Bezi, nagira ngo turebe noneho muri ibi byose umuturage aba aho ngaho hafi ku isonga agomba kugira ibyo afashwa, ariko nawe agomba kugira ibyo yabazwa muri ibi byose, muri ibi bikorwa. Uruhare rwe ruburuhe? Innocent yarabaye nk'ubikomozaho. Hari ikintu yavuze ubundi gikomeye muri umushinga cyitwa igenamigambi rishingiye ku midugudu. Yego. Umuturage akenshi iyo yumvaga imishinga nk'iyi ngiyi yumvaga aho iturutse, akerekwa ibikorwa rimwe na rimwe ugasanga nta n'uruhare yabigizemo. Ariko uyu mushinga mu gutekereza kuwushyira mu bikorwa, igenamigambi rishingiye ku midugudu nicyo kintu cyabaye ikintu cy'ibanze gihuza umushinga n'abaturage. Hakorwa iki rero muri igenamigambi rishingiye ku midugudu? Abaturage nibo bagaragaza ibyo bifuza ko byabakorerwa, kuko nibo babaye aho ngaho imyaka myinshi, nibo bazi ibibazo bahuye nabyo, nibo bazi ingaruka byabateye. Baba rero ba mbere mu kugaragaza ibyo bifuza ko byabakorerwa. Ikindi bakajya inama. Hari nk'ibintu buriya abantu baba bifitiyemo ubumenyi. Niba tuvuze ibyo gusazura amashyamba n'urugero, cyangwa se tukavuga gutera amashyamba mashya, ntabwo uzarusha umuturage utuye hariya kumenya ibiti gakondo byihanganira imihindagurikire y'ibihe wo guturutsa ahandi. Byanze bikunze niwe ugomba kugisha inama. Rero muri iryo genamigambi rishingiye ku midugudu habaho kuganira n'abaturage. Icya kabiri, ibi bikorwa ntabwo bikorwa n'abantu baturutse bikantarange. Yarabikomojeho, hari kubaka ayo materase, hari gutegura ayo mapipiniyeri y'ibiti. Ibyo byose bikorwa n'abaturage. Abaturage nibo ba mbere babonamo akazi. Urumva aba bagize inyungu nakwita ebyiri, batanze ibitekerezo bibakorerwa, ariko ni nabo bahawe akazi ko gukora ibyo bikorwa bibagenewe. Ikindi wenda Innocent atakomojeho, kwa kubakira abaturage imibereho myiza, ubwo budahangarwa bujyana n'ibintu byinshi. Ntabwo uzamurinda amazi yatwaraga inzu ye ariko ngo ejo azabwirirwe kubera ko wenda atafite aho ahinga hahagije. Hari kubigisha, kubazamurira ubumenyi mu kumenya gukora ubuhinzi burambye,
ariko kandi hari ni gahunda ya gira inka isanzwe. Hari abaturage batangiye guhabwa inka kugira ngo imibereho ye itaba ari yo kumurinda ibiza gusa cyangwa se kumurinda gutwarwa n'amazi, ahubwo n'ubuzima bwe busanzwe bujyane n'uko umushinga umwubakira ubushobozi n'ubudahangarwa. Hari aho muvuga ko ubwo turimo turareba ku byakozwe, hari aho muvuga ko abaturage barenga 800 mu ngeri zose, abagore, urubyiruko, abasheshe akanguhe bahuguwe mu buryo bwo kwirinda biza biva ku myuzure. Ariko cyane nagira ngo nkibaze Innocent, ibi bikorwa gute kugira ngo muhugure abo baturage ibi bijyanye n'uburyo bakwirinda ibijyanye n'imyuzure? Urakoze Vincent. Uko twabivuze, kwa kuburira cya gice kireba kuburira abaturage ibijyanye n'ibiza, nabanza kwanza nkasubira inyuma nkavuga yuko mu ya mahugurwa cyangwa ibyo duteganya gukora, kuko agace kamwe gatandukanye n'akandi bitewe n'ibiza. Ubwo turavuga wa muhoro wa VUNGA, tukavugana n'ibice byegereye ibirunga cyane cyane za Rubavu, Musanze na Burera, aho bakunze guhura n'amazi aturuka mu birunga. So iyo dutegurwa aya mahugurwa tuyategura dushingiye kuri ibyo bibazo biba byagaragaye muri uto duce dutandukanye. Uvuga ngo hari amahugurwa akorerwa ku midugudu, ko tujya ku rwego rw'umudugudu, ntabwo tujya ku rwego rw'umurenge cyangwa tujye ku rwego rw'akarere, ahubwo twibanda ku mudugudu. Kuko umudugudu twumva yuko umudugudu biba bihagije kugira ngo tubashe kumenya ibishobora kuba ari ibibazo byibasira cyane cyane uwo mudugudu, akaba ariwo abaturage bahugurirwa muri uwo mudugudu bishingiye ku bibazo bigaragara mu mudugudu. Harimo kwigisha kudasanzwe, kuko bamwe bavuga ngo ni kuburira ibizaba, ariko hakabaho no kuba bakwigishwa uburyo mu gihe ibibazo bije bashobora uburyo babyitwaramo. Hari no kuburira mu by'ukuri, nigeze kuvugaho za system zagiye zishirwaho za station kugira ngo zitugaragarize ya migezi, ubundi ibipimo biba bihari bikwereka ko bitewe n'umuvuduko w'amazi n'ubwinshi bw'amazi bigaragara yuko uyu mugezi ushobora guteza ikibazo. So icyo gihe hari ibikorwa bijyanye no gutanga navuga message yo kubwira ushinzwe umudugudu cyangwa ushinzwe communication mu mudugudu ko turimo kubona ko umugezi runaka urimo urazamuka, kandi mu minsi nk'ibiri bitewe n'ibipimo ikigo cy'igihugu gishinzwe indagurika ry'ikirere meteo cyatugaragarije yuko haraza kugwa imvura nyinshi. So mwe mwiteguye, abantu wenda bari mu manegeka cyangwa abandi bantu bari mu mazu wenda adakomeye, mwaba mugiye ku ishuri runaka cyangwa ku bitaro runaka. So ubwo nibwo message itangwa y'abantu bari aho hantu bashobora kugira ibibazo. Bazir, iyo murebye mwebwe mushinzwe itumanaho n'ubwo bukangurambaga, mufatanya gute na ba Innocent kugira ngo mu by'ukuri message zishobore kuba zagera kuri babagenerwabikorwa cyangwa se kuri babaturage? Nk'urugero yatanze rwo kuhugura si n'abaturage gusa, kubera ko mu mushinga barimo abantu benshi. Hari uguhugura abaturage, nibyo ni abantu b'ipfundo ku mushinga, ariko tugira n'abandi bafatanyabikorwa bakomeye. Utu turere twagiye tuvuga ni abafatanyabikorwa b'ingenzi cyane muri uyu mushinga. Abakozi rero uturere bafite inshingano by'umwihariko, hari abakozi bashinzwe ubuhinzi, abakozi bashinzwe ibidukikije, abakozi bashinzwe amashyamba. Abo ni abantu nabo dukorana umunsi ku munsi, ariko nabo baba bakeneye amahugurwa. Nabo barahuguwe muri turiya turere dutandatu nagiye mvuga, ariko birenga naho ngaho. Ngira ngo hari n'abanyamakuru twahuguye kugira ngo abantu bose badufasha muri ubwo bukangurambaga no kugira ngo umushinga wumvikane, byihutishe ibikorwa, kubera ko abantu batumva icyo uje kubakorera ntabwo ibikorwa byagenda. Turavuga imyaka 5, igihe batabyumva ntabwo iyo myaka 5 yagera hari icyagezweho. Niyo mpamvu rero twari ibyo nzego zose nka ministeri
ishinzwe guhuza ibyo bikorwa by'izi nzego zose. Tugira uruhare rukomeye rero mu kwigisha ndetse twashyizeho n'abantu nakwita ko ari abafasha myumvire, abantu bakorana na abaturage barabizi, abantu baje bitwa ba equilibria n'abantu babasanga hariya bakabafasha kubahugura kandi bahorana umunsi ku munsi. Ibyo rero bikorwa kugira ngo imyumvire ijyane ibyo umuturage azi ku mushinga biba ari ibyo n'umukozi w'akarere nawe azi ku mushinga, ku buryo nta gikorwa kisoba kivanga mu kindi, cyangwa se nta muntu ufite imyumvire cyangwa se amakuru menshi kuruta undi ku buryo yatakara mu kubishyira mu bikorwa. Rero nk'uko minisiteri ifite inshingano zo guhuza izi nzego twagiye tuvuga, ni nako ikurikirana niba koko ubumenyi butangwa kuri buri muntu wese uri muri uyu mushinga. Uravuze uti ntabwo ari amahugurwa ku baturage gusa, ariko mushyizemo n'ikintu nyine cy'inzego z'ibanze. Inzego z'ibanze mu by'ukuri urebye zagira uruhare runini cyane cyane kuri ba baturage hariya. Mwebwe mushobora no kuba yenda nabo bakoze atari benshi cyane ku buryo bazaza bamanuka hariya kugira ngo ujya gufasha abo baturage. Ni ukuvuga ngo n'inzego z'ibanze zarahuguwe, niko bimeze? Yego, inzego z'ibanze zarahuguwe. Nk'ubu wenda nguhaye n'imibare kugira ngo ubyumve, nko mu turere twa Musanze, Burera, Nyabihu, Rubavu, Ngororero na Rutsiro, abakozi barenga 35. Abo ni abashinzwe ubuhinzi, ibidukikije, amashyamba, uburinganire n'imibereho myiza, bahawe amahugurwa cyane cyane nk'abo ku buhinzi, ni ku buhinzi burambye kandi bwihanganira imihindagurikire y'ibihe. Bahabwa amahugurwa ku mikoreshereze y'amabwiriza y'ibidukikije. Ibi ni ibintu biba ari polisi ziba zarakozwe ku rwego rwa minisiteri, ariko uwo muturage abagomba cyangwa se uwo mukozi uri hariya ubana n'abaturage abagomba kumva urwo rurimi kugira ngo azajya ashobora gusobanura umushinga. Ndetse rero baje no guhabwa n'ubumenyi bubafasha kunoza imikoranire y'imirimo hagati yabo n'umushinga. Ubwo ni urugero ntanze rw'imibare, ariko ni amahugurwa ahora atangwa. Abayarangije bakomeza gukora n'umushinga, ariko n'abatayahawe nabo bakomeza gushakirwa uburyo bahugurwa. Bwana Innocent, nagira ngo mutubwire, muvuga ko muri izo component cyangwa se muri ibyo bice bigize uwo mushinga harimo gusana ubutaka, kubungabunga ibyogogo. Ngira ngo ibyogogo hano biraza kutugora ko abantu babyumvise bwa mbere, ntabwo bari buze kumenya ibyogogo ni iki. Ese ibyogogo ni ikintu gifatika umuntu ashobora muraza kuduha yenda ingero. Harimo gufata amazi mu bigega. Ibyo bigega ni ibihe? Ni ibigega ku mazu y'abaturage, ni ibigega byubakwa ahantu bigafata amazi aturuka muri ibyo birunga. Biteye bite? Urakoze. Wenda natangira nsobanura icyogogo icyo ari cyo. Icyogogo ni ubutaka bugizwe n'imibande, ishanga, aho amazi yose agize iyo mibande, ibishanga, amenera mu mugezi umwe. Wenda hano muzumva bavuga ngo icyogogo cya Nyabarongo. Ni ukuvuga ngo iyo urebye umugezi wa Nyabarongo aho ugira icyo twakwita apa na ro, iyo ugeze nko muri apa uturuka muri za Gikongoro, icyo gice kiba kigizwe n'iyo mibande cyangwa imisozi, gishobora kuba gifata amazi kikaba cyamena mu mugezi wa Nyabarongo. Bavuga ari nk'inzira runaka icamo amazi aturuka hirya no hino. Yes, ariko twavuga ko ari ubutaka bugizwe n'iyo mibande n'imisozi bishobora kuba bifata amazi ariko bikamena mu mugezi umwe. Icyo nicyo bita icyogogo. Uvuga ngo iyo bivuze icyogogo cy'Abanyabarongo, niyo misozi, niyo mibande, niyo bishanga bishobora kuba bimena amazi muri icyo cyogo cya Nyabarongo. Ikindi wari ubajije ku bijyanye n'ibigega, ntago duha ibigega abantu bose babonetse. Niyo tuba twakoze n'igenamigambi ku mudugudu, no kuvuga hari ibyo tugenderaho, kuko tugendera ku bisenge. Hari kriteria twashizeho bijyanye ibisenge by'amabantu. No kuvuga ngo ushobora kujya mu mudugudu, mu by'ukuri wareba ugasanga hari inzu bitewe n'uko zimeze n'ibisenge ari byo ziteza imyuzure muri uwo mudugudu. Kuvuga ngo dushatse gutanga ibigega hose ntago twabona ayo mafaranga yo guha buri muntu wese ikigega, ariko icyo dukora tugerageza kureba ikibazo
gishobora kuba giterwa n'inzu cyangwa n'inzu zitandukanye ziri mu midugudu, akaba ari babona ibigega bishobora kuba bifata amazi. Twasobanura gute yenda abaturage ubundi umushinga muvuga ko ufite iyo myaka 5? Yenda ushobora kuzongerwa bitewe n'ibikenewe cyangwa se naho ibikorwa bigeze. Abaturage kugira ngo kino kintu bashobore kugisigarana nabo basigare bakora bya bintu babyumva batategereje ko umushinga uzaba bahora hafi uhora ubahwitura, ni iki cyakozwe kugira ngo abo baturage bazasigarane umushinga muri bo ariko bawukore neza nk'uko bakabaye abashinzwe umushinga babakurikirana umunsi ku wundi? Urakoze Vincent, icyo ni ikibazo cyiza. Twakomeje kuvuga rya genamigambi rishingiye ku mudugudu, ariko ntabwo twavuze uburyo rikorwamo. Kugira ngo rikorwemo tubanza guhugura abafashamyumvire, niko nabita, aho tubatumira kuva ku rwego rw'umudugudu, umurenge n'akarere. Akenshi mu karere dutumira vice mayor ushinzwe ubukungu, cyangwa se tugatumira DS bitewe n'ubonetse, ariko noneho ku murenge abarimo agronome, abarimo n'abandi bose bashinzwe imikoreshereze y'ubutaka, tukamanuka tukajya mu mudugudu, no mu mudugudu tukatumira abo bita abashinzwe ubuhinzi ku rwego rw'umudugudu, ariko noneho hakiyongeramo n'abantu batandukanye, abahagarariye abadamu, abagore, abafite ubumuga bari mu mudugudu nabo barahagararirwa, urubyiruko. Izo ni inzego zijya muri babandi dutumira kuva ku mudugudu kugeza ku karere. Iyo tubatumiye, ikiba kigamijwe cyane ni ukugira ngo tubashe kubigisha uburyo igenamigambi rishingiye ku mudugudu uburyo rikorwamo, ariko nanone tuba dushaka kugira ngo bazadufashe mu cya gihe tujye kwigisha abaturage. Iyo tubamaze kubahugura, dukora nk'iminsi 3 itandukanye, tugakora n'ibyo twakwita simulation, umwitozo wo gukora igenamigambi. Iyo simulation iba ni igiti cy'ibibazo mu mudugudu wanyu, ibibazo mufite byugarije imikoreshereze y'ubutaka ni ibihe, akatubwira ibisubizo mubona ni ibihe, akatubwira noneho uburyo byakorwamo. Iyo birangije gukorwa gutyo, basubira iwabo, tuba twakoranye ikintu kimeze nka kalenda yo kuvuga ngo tuzaza ryari buri mudugudu. Iyo tujemo akenshi tuza kuwa kabiri. Impamvu duhitamo kuwa kabiri nuko kuwa kabiri hakorwa inteko z'abaturage buri wa kabiri nimugoroba, ariko mu gitondo timu yacu ishinzwe ibyogogo cyangwa abakozi bashinzwe imikoreshereze y'ubutaka mu kigo gishinzwe umutungo kamere bakora icyo twakwita nko kuzenguruka umudugudu. Kuzenguruka umudugudu, kureba mu mudugudu ni ibihe bintu birimo, ibijyanye n'imigezi, amashyamba, imyubakire, ubutaka buhinzweho, kugira ngo bize kubaha ishusho. Iyo bimaze gukorwa, ubwo dukorana n'ushinzwe umudugudu, nuko ni chef w'umudugudu, nimugoroba tujya mu nteko. Mu nteko habamo gusohora abaturage, abenshi baba barabwiwe impamvu tugomba kuba tuza muri iyo nteko, noneho tukaganira nabo dushingiye kuri icyo giti cy'ibibazo. Ariko nanone mu kuganira nabo tubanza tukabereka ishusho y'umudugudu wabo uko rimeze, tuba twayishushanyije tubereka ku ishusho, hano hantu hari ishyamba, bakatubwira koko hari ishyamba, kuko mu byo tugenderaho kugira ngo tubone ibyogogo tugomba gukoraho bishingiye ku bindi bipimo dufite nk'ikigo gishinzwe umutungo kamere kitugaragariza ibijyanye n'isuri. N'abaturage iyo baba barabahaye barababwiye, ariko twebwe tuba dufite ibipimo byacu bitwereka muri icyo gogo runaka bitewe n'isuri hari naho tugiye gukorera. Iryo shusho turimo kubereka tuba dushaka kugira ngo babone nimba koko bari mu mudugudu wabo. Iyo tuberetse bagiye gukora umwitozo wa cya kibazo cya giti cy'ibibazo, tubacamo amatimu abiri, timu y'abagore n'abagabo. Impamvu tubikora no kugira ngo umugabo n'umugore batuye mu mudugudu umwe cyangwa bari mu nzu imwe kugira ngo babashe kugira ubwo bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo.
so bagakora umwitozo bakatwereka ibibazo akenshi twibanda ku bibazo by'imikoreshereze y'ubutaka. Iyo bamaze kubikora bakatwereka n'ibisubizo tubiganiraho bitewe kuko akenshi abari impuguke barimo kuganira nazo bitewe na bya bipimo tuba dufite akenshi tuba tuzi ibiteganyijwe gukora, ariko iyo batanze nk'igisubizo mu kiganiro kugira ngo mugire kumvikana. Uyu munsi wa kabiri urangiye, umunsi wa gatatu za mpuguke ziricara zikandika ikintu kimeze nka raporo ibyavuye mu nteko kugira ngo babinoze neza babihuze n'ibipimo babihari cyangwa inyigo ziba zarakozwe. Iyo bikozwe ku wa kane dusubirayo mu wa mudugudu kubagaragariza dore ibyo twaganiriye, dore ibyavuyemo, dore ibisubizo. Nta kindi kintu mubona gishobora kwiyongera cyangwa icyo mwakumva mwakwifuza. Iyo babyemeye ubwo tuba tuvuga ko igenaga imigambi ku mudugudu, tuvuga umudugudu runaka rishobora kuba baryemeje, ubwo bikazamuka bikajya ku murenge. Ku murenge dufite ibyo twakwita Community Coordination Committee, ni komite igizwe na gitifu umurenge, ikagirwa na agronome n'abandi na za nzego nakubwiye zihagarariye abagore, zihagarariye abafite ubumuga, zihagarariye urubyiruko na civil society. Bakicara nabo bakavuga ati muri uwo mudugudu ko rumva bihurira ku mirenge ari imidugudu itandukanye, gati koko ibi turabona ko rwose bibereye imidugudu yacu cyangwa umurenge wacu. Byavaho bikazamuka ku rwego rwa karere. Akarere tugira icyo twita District Coordination Committees. Ni ibiyobowe na Vice Mayor ushinzwe ubukungu, yunganiwe na DS w'akarere n'izindi nzego, no kuvuga aba director bose bo mu karere, hakiyongeraho na civil society, hakiyongera na za nzego zihagarariye abadamu, urubyiruko n'abafite ubumuga bari mu karere. Bakicara bakabyigaho, urumva ko none babonye ibyaturutse mu mirenge itandukanye kugira ngo bagire igenamigambi rishingiye ku karere, kuko urumva ku mudugudu, umurenge, ku karere. Iyo bimaze kwemezwa gutyo bijya mu cyo twakwita steering committee kabyemeza, ari byo bivamo igenamigambi ry'umushinga dushobora gukora umwaka. So icyo nshaka kugaruka hano, impamvu bikorwa muri ubu buryo no kugira ngo abaturage bagire uruhare. Wigeze kubaza ni nk'ikintu wabazaga, mbese nyuma y'umushinga ko twakomeje kubona ko hari imishinga myinshi yarangira n'ibikorwa remezo bikaba bitafatwa neza, ariko no kugira ngo tugire abaturage abagenabikorwa bacu, abafatanyabikorwa aribo baturage ba mbere, kugira ngo bagire imyumvire yo kugira ngo bagire n'uruhare mu bisubizo bishingiye ku byo bagomba gukorerwa, akenshi bishingiye ku mikoreshereze y'ubutaka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nanone mugenzi wanjye yigeze kubikomoza, muri ibikorwa byose dukora ni ibikorwa bikorwa n'abaturage, nta rwemezamirimo uza muri ibi bikorwa. Vuga ngo aba mbere babanza kubikora ni abaturage, kandi akenshi bakora no mu mirima yabo, no kuvuga ngo babona n'agafaranga. Ibyo harimo na za testimonial zagiye zitangwa aho dukorera, aho ubona yuko ibyo gutanga amafaranga yo muri mitiwere cyangwa kwizigamira byagiye byiyongera bitewe nuko bajya bakora iyo mirimo itandukanye yo gukora amaterase cyangwa ibindi bikorwa bitandukanye byo gutera amashyamba cyangwa gusubiranya imikoki mito mito. Nukuri urakoze, birasobanutse kandi izo nzego ndumva zubakitse kugera ku rwego rw'akarere. Rumva ko abaturage barateguwe ku buryo ibikorwa nubwo umushinga warangira uyu munsi, urumva ko byaba inzego zirubakitse. Nagira ngo ture mwavuze abaturage barahugurwa muri uyu mushinga, urabafasha cyangwa se uranabishyura bagakora n'ayo mapipiniyeri. Ubundi izi pipiniyeri bakora ibi biti mu by'ukuri biterwahe mu mirima y'abaturage cyangwa aho mubona handi hari ikibazo, bigenda bite? Izi pipiniyeri baba bateguye ingemwe n'ibiki byose bivahe? Ibiti ubundi ni kimwe mu bifasha muri bya bibazo byose twavuze. Hari ugusana ubutaka, ariko ibyo biti biri mu bwoko bwinshi. Iyo tuvuze gutera amashyamba, ni ibiti nyine bishobora kujya ahantu hambaye ubusa, ariko umushinga wagaragaje ko hakenewe gutera amashyamba. Ariko habamo n'ibiti bivangwa n'imyaka. Ibyo biti bivangwa n'imyaka bijya nyine mu mirima
abaturage baba basanzwe bahingamo, kandi akenshi ugasanga byiganjemo n'ibiti by'imbuto. Ahantu rero hose inyigo nk'uko yagiye bivuga zigaragaza ko hakeneye guterwa ibiti, hareba ubwoko bw'ibiti, niba ari ibiti bivangwa n'imyaka bikajya aho bigomba kujya, niba ari ibiti gakondo inyigo zagaragaje ko ari byo bikenewe aho hantu bikaba ari byo bitegurwa. Ni ukuvuga ngo biterwa n'umwihariko w'ahantu n'igikenewe, ariko gutera amashyamba cyangwa se gutera ibiti n'amashyamba ni ikintu gikomeye muri uyu mushinga, ariko biza byongera nyine kuri ibyo bindi byose Innocent yagiye avuga. Nibo rero bagiramo uruhare birumvikana mu mirimo yo gutera ibyo biti kandi bakabitera mu mirima yabo. Ubwo murabishyura babona amafaranga muri iyo mirimo baba bakoze? Ni ukuvuga ngo ibikorwa byose by'umushinga umuturage aje kugiramo uruhare arabyishyurirwa, kandi nawe bikamugirira akamaro, yunguka kenshi. Icyo nshaka kongeraho cyo kwishyura abaturage, mbere byakorwaga na ba rwiyemezamirimo, so kugira ngo tubahe amafaranga y'ubuntu, ariko n'ubundi rwiyemezamirimo yaje arabakoresha. Ariko icyo dushaka hano cyari uko kugira ngo tubashe kubona uruhare rw'umuturage no kumva ibikorwa bikorwa. Icyo nanone ngiye kongeraho kuri ibi biti biterwa, yavuze ibiti gakondo n'ibiti bivangwa n'imyaka za agroforestry, igenamigambi nibo batanga icyo twakwita nka preference zabo, ibyifuzo byabo by'ibiti bashaka. So akenshi agace gatandukanye n'akandi, ushobora kujya muri umudugudu bakabwira ati twebwe turumva dushaka greveri, wajya mu kandi ukavuga ati turashaka arunusi. So bigenda biterwa n'umudugudu n'agace ugezemo n'ibibazo n'ubwoko bw'igiti bashaka. So akenshi nk'uko yabivuze ibyo biti bivangwa n'imyaka, ariko ari n'ibindi dutera ku myuzi kugira ngo bidufashe gufata ubutaka buri ku myuzi itandukanye. Ikindi nakongeraho, mu by'ukuri usibye kuba tubaha n'amafaranga, ariko harimo n'ubumenyi, kuko muri izo za pipiniere bakora tuba tumuka n'ubumenyi bwabo. Icyifuzo cy'umushinga ni uko nyuma dushaka kubona mu za pipiniere bakora kwa gutegura ibiti, tubona bizava mu baturage bakabyikorera bikaba nka business yabo. So ibyo nibyo umushinga urimo kwiga kugira ngo tubafashe babivanemo business, atari uko hari undi muntu ushaka kuza kubitegura, ahubwo community ibyitegurire itangire ibigurisha. Ese ubundi ibyifuzo by'abaturage niba bavuga ati hano twe turashaka ko muduterera gereveriya, ni ngombwa ko bihuza n'ibyanyu nk'impuguke, mwarebye n'ubutaka, mwarebye n'ibikwiriye aho hantu, kenshi muhuza n'abaturage ibyifuzo byabo cyangwa hari aho mudahuza? Hari aho tudahuza bitewe, ndagwa nk'urugero, hari aho ushobora kugenda ukavuga ati turumva twashyiraho amaterase y'indinganire, ariko kubera abaturage nk'uko Bazili yabivuze nibo baba bahatuye, hari abamaze nk'imyaka 50-60 bahatuye, kandi nanone ugasanga hari imishinga yahakoreye imbere, baba bafite ubuhamya bwo kutwereka kandi wenda ikabaha ayo materase ntibikunde, ukatwira ati hano hantu nimwe akora amaterase ntabwo bizatanga umusaruro kubera ikibazo runaka tubona, ahubwo mwadukorera wenda ibidumburi cyangwa mukaduterera ibiti bivangwa n'imyaka. So natwe nk'abatekinisiye za mpuguke turicara tukabireba, kuko mu by'ukuri haba harimo option zitandukanye zo kugira ngo aho hantu tubashe kuhakora kandi hatanga umusaruro. Bazili, mu byo mukora harimo nyine guha abo baturage ubushobozi butandukanye, amahugurwa atandukanye. Iyo turebye kuri ibi bijyanye na horticulture cyangwa se ubuhinzi bw'imbuto n'imboga hariya mu Kinigi, ibi byafashije iki abaturage kuba niba byaratangiye by'ubuhinzi bw'imboga n'imbuto, niba byaratangiye byafashije iki abaturage, byabahaye akahe kazi, ubushobozi bwabo bwiyongereye yenda ku kihe kigero, cyangwa se yenda no mu bijyanye n'imirire? Yego, ikijyanye n'icyo kigo muri component cyangwa se mu gice cyo kwagura imbago za parike, birumvikana hari abaturage bari barasatiriye pariki,
mu kubimura rero harimo navuga ngo ibintu bibiri, harimo aho kubatuza, hari imidugudu irimo itegurwa, imidugudu y'icyitegererezo mbere na mbere, ariko ikaba n'imidugudu yihanganira imihindagurikire y'ibihe. Icyo ni kimwe, ariko abo bantu nabo bakeneye no kongera imibereho y'ubuzima. Ubwo rero hatekerejwe iki kigo kibafasha gukora ubuhinzi burambye, bwihanganira imihindagurikire y'ibihe, ariko noneho byibanda ku mboga n'imbuto. Ni ikigo cyamaze gutangira, ariko inyungu ya mbere bagize ni ubumenyi, kuko ntabwo ari ubumenyi navuga ngo buri muturage wese yapfa kubona aho abushakira. Bahawe ubumenyi bwo guhinga ku butaka buto kandi bakeza byinshi. Iyo uganiriye nabo ngira ngo itangazamakuru mwazana basura, bakwereka ko bamaze kungukiramo ubumenyi, kandi n'umusaruro wa mbere waragaragaye. Ubona ko bawugereranyije n'umusaruro bari basanzwe babona iyo bahingaga imboga hariya, imbuto hariya, biratandukanye cyane. Ni ikintu rero tubona kizabafasha, uretse kunguka ubwo bumenyi, ariko no kugira ngo umusaruro w'izo mboga n'izo mbuto uniyongere muri kariya gace, kubera ko ni ikigo kizakorana ubwo buhinzi mu buryo bwa gihanga cyane. Nagira ngo Bwana Innocent nawe atubwireho, hari ibyo mugaragaza hano bimaze gukorwa mu turere tugiye dutandukanye, muvuga ko hashyizweho pipiniyeri, hakaba hamaze gutuburwa ingemwe z'ibiti bivangwa n'imyaka birenga 86,000. Ndibaza ko atari bike cyane, ubwo naho ni mu karere ka Nyabihu. Ibi twavuga ko byagezweho mu karere ka Nyabihu gusa ku bufatanye n'abaturage baho? Ntabwo ari Nyabihu nyine gusa, ni ukuvuga ngo twatuye ibiti mu turere dutatu, Nyabihu, Rubavu na Musanze, aho twateguye hafi ingemwe zigera kuri 448, bishobora kuba byazatanga hegitari 1,300 cy'ibiti bivangwa n'imyaka. So ibi byose nk'uko twabivuze, ibi tubikorana n'abaturage. Abaturage nibo babitegura, nibo banabitera, kandi bakabihemberwa nk'uko twakomeje kubivuga. Ikindi navuga muri uko gutegura ibiti twanabikomojeho, ni ibiti ubwabo babisabiye bitewe n'agace barimo, n'icyo nakwita nka benefit y'igiti uko bacyumva. Mu by'ukuri hari aho ugenda ugasanga bakubwira ati twebwe nutaduha greveriya kubera impamvu z'imikoreshereze, bazabonamo ibiti byo kubaka, byo gucanira n'ibindi bishobora kuva muri icyo giti. Ese usibye ibijyanye n'ubuhinzi, ibijyanye n'ubworozi, hari icyo mubafasha? Niba murimo kubaka ubudahangarwa guhangana n'imihindagurikire y'ikirere mu buryo burambye, ibijyanye n'ubworozi byo bihagaze gute? Ibijyanye n'ubworozi navuga yuko nabyo birimo, bazirigeze kuvuga ku bintu byo koroza binyuze muri gahunda ya gira inka. Guha inka koroza umuntu harimo ibintu nka bibiri tuba twifuza. Icya mbere ni uko ka gafumbire gasubira mu hahandi mu bwa butaka twamutunganyirize, twakozemo amaterase. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukugira ngo abone n'amata bishingiye ku mirire, kugira ngo tunoze imirire nk'uko babivuze. Nubwo tubaha izo mbuto, ariko kari agace dukoreramo kenshi, nubwo twavuze ko ari ikigega gishinzwe, ikigega cy'igihugu mu bijyanye n'ubuhinzi, ariko kakunze kwibasirwa cyane n'imigwingire y'abana. Urebye kugwingira kw'abana bitewe n'imibare. Nibyo mu by'ukuri nari ngiye kugarukaho mvuga nti, ese mu busesenguzi bwanyu mujya mureba n'ibi bice bimwe na bimwe twagiye tubona bigenda bigaruka ku rutonde rw'uduce cyangwa se tw'uturere tugaragaza imirire mibi cyangwa se imirire y'abana ikiri hasi? Ibyo byose mujya mubitekerezaho? Ibyo byose mu mushinga birimo, kuko icyo tureba ntago dukemura ikibazo kimwe. Icyo turimo ni icyo twakwita programmatic approach, kureba ibibazo byose bishobora kuba bihari kugira ngo tubikemurire icyarimwe. Ntago tuzakora umushinga wa VCRP
nyuma y'imyaka 3 cyangwa mu myaka 4 tugaruke dukora undi mushinga. Ahubwo icyo turimo gukora no kugira ngo ibibazo bishobora kuba byugarije abaturage baturiye aho hantu bishingiye ku mihindagurikire y'ikirere ni ibihe dushobora kuba twakemura. So icyo kintu cya starting rate igaragara muri ya bice nanone kugwingira kw'abana harimo kubaha kuboroza, ariko nanone hari n'amatungo magufi azatangwa, inkoko, ingurube, ariko ibyo bishingira nanone ntabwo duha umuturage tumusunikira tumubwira ngo akira ingurube cyangwa ihene, nabyo biterwa na ya preference y'abaturage. Turashaka intama, abenshi bagiye basaba intama kubera impamvu z'ubukonje bwa kira gice turimo kuvuga, ariko hari n'ahandi basaba inkoko, harandi basaba ingurube bitewe n'agace tugezemo. So navuga yuko tugerageza kugira ngo dukemure ibibazo byose bishoboka bigaragara muri ako gace. Murakoze cyane Bwana Bazili. Ubundi kugira ngo muvuge mutuye umuturage akuye korozwa, akuye guhabwa ibi n'ibi, hari aho muvuga mwubatse ibiraro bigera kuri 80, mwatazi nka 40, ubwo ni ukuvuga ngo ahantu hagiye hatandukanye. Ubundi aba baturage cyangwa se abanyarwanda kugira ngo umworoze cyangwa mu itungo rigufi cyangwa se amatungo maremare, ni iki mureba cyane, ni iki mwitaho cyane? Ngira ngo byose bishingiye kuri byagenamigambi Innocent yigeze gukomozaho, bisa nkaho ari ryo rivamo amakuru, nakwita ko ari amakuru atuma umushinga utangira kujya mu bikorwa. Muri byagenamigambi mwumvise ko hari iryo ku mudugudu, ariko hari na za komite kuri za nzego zose. Hari rero hava amakuru. Ni umushinga ubuje usanga hari indi mishinga cyangwa se hari izindi gahunda za leta zisanzwe zikora ibyo. Gahunda ya Girinka ni gahunda tuzi ko mu gihugu isanzwe ihari kandi ihora igera ku muturage. Abayobozi mu nzego z'ibanze n'abaturage ubwabo rero nibo batanga ayo makuru. Ati rero niba mufite muri gahunda mufite yo koroza, gahunda ya Girinka igeza abakeneye korozwa naba bakurikije naho nyine iyi gahunda yagiye ifasha mbere. Guhuza ayo makuru, kuganira n'abaturage ndetse no kuganira na za nzego bituma hatoranywa abashobora guhabwa igikorwa cyangwa se ikindi. Hari ikintu wenda tutakomojeho, uyu mushinga yigeze gukomoza kuba urubyiruko rubigiramo uruhare, afite ubumuga babigiramo uruhare, ariko ni n'umushinga ugerageza kureba mu bice byawo byose kubahiriza ihame ry'uburinganire, gushishikariza abagore n'abakobwa kwitinyuka mu bikorwa, muri ibyo bikorwa by'umushinga. Hari aho mu mateka y'imishinga nk'ingiyi wajyaga wahagera washaka abantu baza gukora ibikorwa by'amaboko ukabona haje abagabo gusa. Haba no kwigisha babagore n'abakobwa bakitinyuka, kandi byagiye bigaragara ko bamaze kubigiramo uruhare. Banahagera mu masomo baha, mu mahugurwa baha, ukongera no kubabwira ko ihame ry'uburinganire rigomba kubahirizwa muri uwo mushinga, ihohoterwa rishingiye ku gitsina ritarangwa mu mushinga, bikabongerera confidence, kandi urumva iyo mibanire iyo ihari hazamo nyine diversity. Donc kuvuga ngo umugore agira inama umugabo nawe agira ibitekerezo nawe, ugasanga noneho ibikorwa by'umushinga birushijeho kwihuta no kumvikana kubera ko abantu bose navuga ngo biyumva mu mushinga. Navuga kuri uko gutanga koroza, usibye ibiva mu igenamigambi, ariko hari na system y'imibereho yo twakwita social register, ziba zigaragaza muri uwo mudugudu ni bande bagomba kubona inka muri gahunda ya Girinka. Akenshi ibyavuye mu baturage naho dushingira, kuko n'ubundi abo tujya kuziha binyura muri iyo nzira kugira ngo tubone rwa rutonde. Cya kabiri nari ngiye kuvuga kuri ibi Bazili yarakomojeho, usibye ko no mu mibare myinshi dufite mu bikorwa tumaze gukora 60% ni abadamu bitabira imirimo yacu. So ibyo byagiye bigira icyo nakwita ingaruka nziza mu gutanga mituelle de santé, nanone na ejo heza. Nimwajya kureba imibare ya turiya duce dukoreramo cyane cyane muri Nyabihu byarazamutse.
ikindi kintu nari ngiye kongeraho mu bijyanye n'abadamu, abadamu akenshi hari abadamu bafite abana batoya, so ari cyo twita environment and health safety. Ni ukuvuga ngo ntabwo umwana kuba yamuzanye ntabwo yamukora amufite ku mugongo, ahubwo tubatse ibyo twakwita tubakira tente aho bashobora gushyiramo abana babo, hakagira n'umuntu ubareba kugira ngo bashe gukora imirimo, no kugira ngo tutamubuza amahirwe yo kugira ngo nawe adakora kuri ako gafaranga. Ndagira ngo wenda kino kibazo nyibaze mwembi, mukurikije aho umushinga ugeze muri iki gihe hafi cy'imyaka 2, mubona ibikorwa bimaze gukorwa, bimaze mu mafatanyemo n'abaturage, biratanga ikihe cyizere mu rwego rwo kubungabunga ibi byogogo yewe n'ibidukikije muri rusange? Kamere kuri Bazile. Vincent, iki gice abaturage bahatuye barahuritse, bahuye n'ibibazo byinshi bituruka ku ngaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Ni abantu bakiriye umushinga neza kuko bumvaga babonye igisubizo cy'ibibazo bamaranye imyaka myinshi kandi byabarembeje, byabangirije ibikorwa remezo, byatwaye ubuzima bwabo, byatwaye ubuzima bw'abantu babo, byagiye byica iterambere. Umushinga icyo navuga nuko bawakiriye neza, naho ibikorwa biri urabibona barimo barabigiramo uruhare, kandi ukabona baranyotewe kumenya ngo ese natwe muzatugeraho, natwe muzatugeraho. Icyo ni ikibazo gihora kigaruka iyo ugiye hariya kuri tera. Ni ikigaragaza ko banyotewe n'ibyo bikorwa batangiye kubona bije kubafasha gukemura ibibazo bagiye bahura nabyo. Ibyo rero bita bitanga icyizere cy'uko bazabisigasira kubera ko ni nabo babigiramo uruhare. Nkaba rero nakwemeza ko rwose ibikorwa bihari ubu ngubu biragaragaza ko abaturage babyumva, babyiyumvamo, kandi nta kabuza igihe bizaba binarangiye ni abantu tubona twizeye ko bazabirinda. Niho bwana Innocent ubona uyu mushinga mu gihe kiri imbere, ukurikije ibyo ku bufatanye bwanyu n'abaturage mukorana? Ndabiha icyizere bivuze mu buryo butandukanye, nk'aho tumaze iminsi dukorera, aho twakoze ibyo bikorwa byo gufata neza ubutaka, dukora amaterasi, mu by'ukuri umusaruro wariyongereye. Hari ibipimo bihari bigaragaza ko umusaruro wiyongereye. So nanone hari aho ibyo bikorwa byakoze, wenda ku bantu baza akarere ka Nyabihu, nk'uko mubizi akarere ka Nyabihu kari gasanzwe gahura, hariya ku karere bari basanzwe bahura n'imyuzure, ariko kubera ko iyo urebye kuri wa musozi biteganye hakozwe amaterasi, hari n'ibindi bikorwa bizakorwa byo gufata amazi, ariko ubu nibura amaterasi yatumye badahura n'imyuzure. Nibakora n'ibindi bikorwa byo gufata amazi, nibura bazaba bakemuye ikibazo navuga 100%. So ibindi nakomeje kubivugaho bituma ngira icyizere mu minsi irimo kuza, ni ingaruka z'ibyo turimo gukora mu mibereho y'abanyarwanda batuye kariya gace. Twavuze yuko hari ababyeyi batangiye kohereza abana ku ishuri kubera yuko bakora bakabona amafaranga. Hejo heza yarazamutse, naguhaye urugero rwo muri Nyabihu, ni wareba imibare ya Nyabihu ejo heza urasanga ko hari imibare yagiye izamuka kubera yuko turimo gukora amaterasi menshi hariya n'ibindi bikorwa. Nanone na bwa bwisungane bwa mutuelle de santé, ariko ibyo turabibashishikariza mu yagena migambi kubabwira yuko kuba wakora iminsi 15 ukabura nibura 2,000 byo gutanga kugira ngo wizigamire cyangwa utange contribution mu bwisungane kugira ngo bashe kwivuza. So barabyitabiriye mu by'ukuri, nta kibazo mbona, ahubwo ndabona yuko abantu benshi barabishaka, ariko nidushobora kugerera hamwe icyarimwe, kuko nkuko nabivuze umushinga ukeneye nibura $500,000 z'amadolari. Hari ibyo turimo gukora kugira ngo tubashe kubona amafaranga, ariko ntago turayabona yose. So niyo mpamvu umushinga uri waciye mu bice, twavuze uturere 6, ariko twifuzaga kugera mu turere 8, ariko nitwabona amafaranga n'uto turere 2 tuzageramo. Biri mu mushinga. Bazile, reka dusoze ikiganiro tureba hari abo mufatanya,
mwebwe mu rwego rw'igihugu musa nkaho mushinzwe iyo coordination cyangwa guhuza ibikorwa by'aba bantu bose, ubufatanye mubasaba ariko noneho cyane cyane ubufatanye bwanyu n'abaturage ni iki mubasaba? Tuvuga bya byiciro cyangwa se bya bice bigize umushinga, buri rwego rwa leta rufite inshingano kuri buri gice cy'umushinga. Niba tuvuze gukumira imyuzure, aho ngaho haba ubufatanye bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutungo w'amazi ndetse na meteo. Niba tuvuze gusana ubutaka no kubungabunga ibyogogo, Rwanda Water Board ifite inshingano zayo izi neza. Niba tuvuze kwagura parike, RDB ifite inshingano kandi irimo ishyira mu bikorwa, ndetse naho hazasubiranya urusobe rw'ibinyabuzima, ikigo REMA kizi inshingano kandi gifite uburyo kirimo kizishyira mu bikorwa. Hari uturere abafatanyabikorwa bacu bakomeye, abo nabo buri wese afite inshingano kandi arimo arazishyira mu bikorwa. Ariko nk'uko twabivuze, abafatanyabikorwa bacu bakomeye cyane ni abaturage. Yego. Kubera impamvu ebyiri, nibo bagenerwabikorwa ariko ni nabo dufatanyije kugira ngo ibyo bikorwa, ngira ngo abantu byagora kumva, ariko nibo bafatanyabikorwa ariko n'ibikorwa bigenewe. Yego. Urumva ni abantu rero bakomeye mu buryo bugira kabiri. Icyo tubasaba ni ugukomeza kwakira ibikorwa by'umushinga. Ni ibyabo, nibo biziye, nibo bizagirira akamaro, nibagire n'uruhare rero. Bamaze no kubona ibyiza byabyo, batangiye kubibona, ariko turasaba ko uruhare rwabo rwiyongera. Aho bakenewe bakaboneka, aho dukeneye amakuru bakayaduha, aho dukeneye imbaraga zabo bakazitanga, kubera ko umushinga uzasiga iki twita ubudahangarwa. Umushinga ugamije kubakira kari agace aribo bigiriye umusaruro, ariko by'umwihariko tuvuga iterambere rirambye, isi, ubukungu burambye, isi y'ejo hazaza. Iyo tubungabunga ibidukikije nicyo tuba tugamije, kugira ngo n'abazabakomokaho bazasange ibibazo bahuye nabyo cyangwa ibyo abasekuru babo bahuye nabyo bitakirangwa muri kariya gace. Turabasaba rero kubana natwe muri ibi bikorwa byose. Murakoze cyane abaturage, yago baguteza amatwi. Twari kuri Radio Rwanda ndetse no kuri Televiziyo Rwanda. Urabizi itangazamakuru bya RBA bigera kure, Radio Rwanda igera hirya no hino, dufite amaradiyo y'abaturage bakumvise. Reka Bwana Bazili mbashimire. Murakoze cyane Vincent. Nshimire Bisangwa Innocent, namwe kambashimire. Murakoze cyane. Tubashimira ikiganiro cyiza batugejejeho. Twaganiraga ku bijyanye n'umushinga wo kurwanya ibiza mu gace k'ibirunga, kwagura pariki no kongera ubudahangarwa ku mihindagurikire y'ikirere. Nibyo twaganiragaho cyane cyane. Bashoje basaba ubufatanye bw'abaturage. Ibikorwa murabibona aho mutuye hirya no hino, ngira ngo ibyo tuvuga ntabwo ari amagambo gusa, ariko ibikorwa biragaragara. Reka tubashimire, dukomeze guharanira gukora neza kugira ngo isi tuyisige kurusha uko twayisanze. Ugire ibihe byiza.